reka baze nkubwire impamvu twe twanga abahungu b'abanyarwanda banabyumvireho abahungu bo mu Rwanda asigaye agutereta nta n'icyumweru gishira bashaka ko mwaryamana sibyo of course ni shere wawe ngo gwiki agari bose none so abo muzira watuje nkakubwira ibyo nzi abagabo basa no gupfa kubabona nose banabuze uza ko nawe mfite nuko ntamushaka nibyo mwigira wabuze umugabo wowe ubu nirwa mvuga ngo ndi singo nshaka umugabo ariko namubonye ndicaye hano ngiye ku giti cyanjye nta mukobwa witereta ugasanga ikigabo kiramamagaye kiri gushaka kunereta sibyo nawe ukiruka ataye umugore mu rugo se ayobewe ko ibyaje kunshaka none se urumva wajya ubabarira umugore asize mu rugo byibura wange n'ubundi niba umubabariye n'abandi barayarya Even mi gentleman the son of Africa busy back in Ego Golden Coin bwawe hita jewe nitwa Kesire kanizere kumeze neza uri hirya no hino atandukanye mu Rwanda uri muri Africa hanze Africa of course ndizera ko umeze neza ushobora kubyutsa uri mu mirimo itandukanye cyangwa se ukiryamye ndetse nawe uri mu masaha nyine nkaya ngaya turiho mu Rwanda uri mu kazi reka nkubwire ngo akazi keza ni urwaye of course birashira kandi nyine kwihangana bitera kunesha uyu mwanya ndagira ngo tuganire namwe tubere vibe of course ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane umeze neza ari kumenyereye kuri iyi mihanda by the way uri kuri Gatushe bitese Gatushe sawa wabonye ukuntu nagiye hasi mani baratangiye ibibazo bisigaye magazi bakanda akanyenyeri akanye karapfuye uziko uri kurira ngo ibibazo ufite by'amatushe urumva hari umuntu utarakora no kuri telefone kandi umukobwa mwiza nyine oya wowe ngo nyine abatarabimenyera aho uzi kugira ngo umenyere ikintu nahizo kibure ko ariko kabi none se reka nkubaze ubu ngubu kuri kurira amatushe urumva ukaba byibura ushobora kugera ahantu nk'abantu bakakubona urumva n'akanyeri banagahunda da abana bari arahepfu bari mu byaro ziriya bice byo abayevuna bo mu cyaro nta mukobwa bakakwiye kuba mu mujyi wa Kigali afite Gatushe ibyo ni ibintu byumvikana mu cyaro nta nubwo agakwiye gutunga telefone kubera iki si Kigali mwebwe se umukoma mu cyaro ubundi baba bahugijwe n'ibintu by'isuka ushyira telefone hari ukibagirwa ko ufite telefone wakubita isukari ukayikubita kuri telefone kabera janjaburitse wajya ngo gutindura uringa nimba ari gutindura uringa nimba ari kugira ukabitaye mu mayezi urumva nta muntu wo mu cyaro mu mayezi y'inka hari amabyi y'inka bayita mayezi noneho ugasanga telefone amayezi nta amasesa kabiri amayezi nta byose ni kimwe Yesu we amayezi ni za nkari zayo amase akaba ari ababyi ibaza rero itaya noza gucyo karikuriramo amaganga se akabiki mani dukomeze amayezi ajya nawe abana b'Kigali we nawe ubu ngubu uzi ubuntu bandi bazi kamata ava kwigana cyangwa ava mu amatava mu nkamani amatava ku nka nagava kwigare hari abantu baza ngo amata ngo ava hehe kwigare amatava hehe kuri boutique kuri noza kuri diary bakumva nyine ko amata ari hava ariko sibyo by the way tumaze iminsi tutanabona ndabona umeze neza abaye inzobe cyane mera neza gusa cyane birenze uko bitekereza ahubwo dore mfite impeta ya zahabu umuntu uri tayari agiye muri commentaire cyangwa agiye ni box anyandikire ayigure mbona ukuntu nigurira telefone impeta igura magana ngahe n'umpomo ni 150 naye maherena kandi byaraguranywe bababwira nabyo niba bari tayari rwose bayigure nigurire telefone ubundi sugwa ngo havamo telefone imeze ari telefone 150 ko ingi nayiguze desa afazari ba 1500 senkane nyahebe ngo ndaho nkuremeye reka muna cyane ukena ufite itungo rikakugoboka sorry zikakugoboka bro wasanga ufite n'amatungo abiri nta wamenye singaya se narindi mvuze neza ufani biracamo se shana mutima mubi bro biragenda nubwo mamunongo ye ugasanga mani nubwo nambaye neza hejuru hasi nambaye dore bodaboda niyambarira mu rugo dore ukuntu zimeze wewe byerekane ngizi ntabwo njya niyemera ngo mvuge ngo ndi umukire ntabwo ndiwe uyu mukene no kwamusubiwe hano muri kubona of course niwe twaje kugira ngo turebe fani abari mu biki imirimo ya buri munsi nasanze arimo arakoropa ariko zana n'amasaka yari inyama naye kuvuga ngo ni umukene sha ntabwo nari inyama wari iki nibwo ni inyama z'abantu za niko bajye bazita ngo zaba ariko simvuze nyine navuga leta abandi bakangurukana ndavuga intoryi
ntagira uwo mvuga bakangurukana ni intoryi n'izo nyama nirira niza nizo wozaga hariya se sha uzi ko nze kumbuye mani ariko ejo bundi nariye inkoko mani twakoze amarushanwa yo kurya abana n'iginkoko ni ngiye umuntu wa mbere wayiriyeho bwa mbere kuko ni ngiye umuntu wabanje gutsinda bwa mbere ya game muri murakina ye nibwo meruka kurya inkoko nako kurya inyama ko nariye agace gatoya baranambeshye ngo nugushonaho bwa mbere nshonaho abandi bagiye bagenda bafata nk'akaguru kose shangiye nashonye numva ndababaye bandiriye mu mibare aho gukina nande cyane bayakamwana bayisha ba Tibreze bose ka turi gukina ore nyinshi ninde ore nyinshi ni Tibreze azubwenge nyine none se sasa nanjye kubaza ku munsi ubona tugusanzwe ukora imirimo hano isanzwe mu rugo ubundi gahunda y'uyu munsi biteye gute gahunda y'uyu munsi ni ukubyuka nkakoropa nkoza ibyombo nyine nkakora amasuku muri makeya nangiza nkateka nk'akacyayi nkanywa koko hari abantu bakubona gutyo ku mihanda akavati umukobwa ashobora kuba ari n'intera intera si icyo bivuze umunebwe umunebwe utigwa street ivugira barabizi n'abambonye ndi kuzunguza agataro barabizi ko ntari umunebwe aho se wazunguje agataro yewe n'imyenda narayizunguje n'amavoka byose niki nakoze wazunguje i Kigali se nahiza ngo cyane bangwaga na Gitumo nitwitiye barabizi ndeke kongera kubisubiramo bagwaga Gitumo utwite ndi kuzunguza imyenda ukirukanka n'umwana munda bamwise byagaruka none mvuye kure narabyara maye nabwo narasubiyeyo nagaruka babona nararekeye okay iyo ni life story nawe ushobora kuza kuduciramo gatoya barayizi nicyo kibazo oya rega hano kuri yawe hano waje urumva hari abantu bacu baba nyine badukurikira batazi abantu rimwe na rimwe batarakubonye aho handi urumva ariko ibyo nituza kubitinda of course umva ko waciye mu bintu bikomeye njye nasha yawe imeruka kera wa mugani shareka nongere mbasuze banze barananyibagiwe nitwa Fani Kizigenzi cyamamare muranze naryo nizina byamvungishije naryo nizina cyego ko nabaranze nta barakuzi nanjye kukubaza muri gahunda zawe ufite ku munsi nyine ujya na gahunda yo gusenga byibura uvuga uti kamuhereza umwanya Imana nsenge ikintu cya mbere na mbere ngiye kuryama ndasenga nkiragize Imana ngo ndamuka amahoro najya no nabyuka nyine kwa kundi usoje imirimo ibiki byose nkabanza nkiragiza Imana mbere yo kugira ngo njye mu yindi mirimo yo hanze yo mu rugo niragiza Imana mbere yo kugira ngo ngire ikindi kintu nkora nubwo hari igihe nyine ugenda ukahura n'ibizazane bikagucumuza ariko ntabwo bivuze kutiragiza Imana kugira ngo ugacane bugufi Imana imbere y'Imana ugasaba imbabazi impamvu wajije ibyo zoboro maze iminsi ndi kureba urabisi ko DJ Brian ejo ndi yarabatijwe ikintu cyiza cyane kabisa yakiriye umukiza urumva amagambo menshi ngo nukubeshya so byumvise ngo nukubeshya ngo ntago yigize abatizwa ngo cyangwa ngo yanduje amazi zibaye muri ubitanga yanduje amazi ariko nk'aba bashenzi birirwa batuka abantu mani mbabare ariko ngiye kubivuga mani nk'umuntu sibyo nk'umuntu arifata akajya muri commentaire usibye kubona umuntu kuri social media ntumuzi mu buzima busanzwe usibye amagambo nyine mujya gufata mugandika muri commentaire mutabanje gutekereza kabiri ubundi yo wifasha ukandika commentaire zisuka umuntu cyangwa uvuga ngo ibyo ari gukora ntago ari byo cyangwa ntago yakijijwe ajya gukizwa mari muri kumwe ese yagiye kuryama murajyana aho agiye murajyana ku buryo yo gutera commentaire zimeze gutyo ese ubundi Imana nako yanga icyaha itanga umunyabyaha ibyaha byose wakora nubwo waba umwicanyi waba uri umusambanyi waba uri igiki ukabivamo ukajya gukizwa Imana irakwakira ubundi ibyo bintu mubikora byo kuvuga ngo Brian ntiyakizwa abo bivuga se ubundi ari byabahuriyemo na Brian nyine nicyo kintu kincanga Imana b'abajama baragenda bakavuga bati umuntu waba ufite tatu nk'izi ngizi ngibiki n'ibiki biratuba twibereye ku mihanda urumva ngo ntabwo ngo akwiye kujya ngo mu mazi ngabandi bantu ariko ibyo ni ibiki nawe kubwiye ngo wivuruguta mu byaha ariko ukabivamo ugakizwa ukakira Yesu umwami n'umukiza erega nani bucusana ibyo yakoze gende kubanza abantu bivuga ibya bavuga kwivuruguta mu bya Brian yivuruguse ninde udakora ibyaha kuri yabavugaga ngo no muri lesbienne kuri yaherezaga abantu kuri mani ukuri urakuvuga kukarya abo kuriye nibo baza kuzana umunwa muri noza muri commentaire bagutuka umuntu ntiwamwaka n'igihumbi cyo kurya ngo akiguhe ntiwamwaka n'amafaranga ntiwamwaka n'igitekerezo cy'ikintu wakora ariko umunwa uba wamutanze imbere ugafata umwanya wawe ukajya kwandika commentaire utukana mbo uri tayari mu mutwe
tujye dushyira mu gaciro mani abantu nta umuntu ubuze impamvu umuntu ari gukora ikintu iki n'iki bya bintu byo nawe nabibonye mbere yo kujajinga umuntu ujye ubanza umuganirize umenye ngo ni iyihe mpamvu ari kubikora utamuganiriza baravuga utagira icyaha ajya atera amabuye nk'abantu baba bagiye muri comment bakavuga kuriya sibyo abandi muntu no kutamenya ariko reka n'ubujije by the way ureba umuntu ubundi ari umugani mu cyane uvuga ngo akana kumworokera burakataro gusho kuzo icyo bisobanuye hari n'umuntu ashobora kureba gutya akareba ukuntu umeze dreads akagutekerereza ibindi bintu ibyo bintu kandi ntabwo bari byo nta hantu uhurira nabyo ahubwo reka dukore ubukangurambaga na Jackie muzagende mu mujyane mu mazi abakiri ashitani yo sinzi ko yazanakizwa ariko azakizwa Jack azakizwa bera nibyo bari kwigira gusa abantu bajya muri commentaire bakajya gutuka umuntu reka baze mbabwize ukuri none ngiye bavuga ngo reka mbakuriragaho ukuntu niko bavuga mu Kinyarwanda oya nukubakuragaho ukuntu nicyo ni umugani w'Ikinyarwanda hagari ngiye wawuzanye ugakuraho twumva ko ugakuraho ko keyureho mujye mwitondera amagambo muvuga nibo baduteza ribu icyo ni icyambere oya ribu nimwe muyiteza reka mubwire none se no ariko ushavuga iki ribu yari akugenda ngo ukuntu yakubuze impamvu navuga ngo nibo baduteza ribu mana umuntu arikorera akantu kose akoze abanyarwanda kenshi muri rusange ntabwo bashaka ko umuntu atera imbere ahubwo babonye atangiye gutera imbere bashaka ikintu cyamusubiza hasi ni nk'abantu ushobora gusanga ikiganiro cyarebwe n'abantu 100,000 wenda urugero ariko ufite subscribe 10,000 ukibaza nk'abo bantu kuba bakanda kuri kakazogera biba byabananiye usibye bwabo turi nyine baba bashaka kugira ngo bahereze umuntu support ubundi haba haburitse internet n'ubundi bayitanze utureba wagiye wihangana ugakanda ukazogera subscribe muvuga iherere niyo nakazogera akaruka kameze nk'akazogera kari umuntu utazi inzogera kwa padiri ninde ko abari gatoya ugakandaho gusa ukabohereje umuntu subscribe tera commentaire nzima nimba wumva bitakunyuza ibintu twakoze utwandikire bisanzwe ubanze umaze impamvu ngo ni iyihe yatumye dukora icyo kiganiro niyo yatumye dukora ibyo bintu ikindi cya kabiri ubanze umenye ubuzima umuntu abaye mapana bino mwirirwa mubana kuri social media cyane ntago ari bwo buzima bwose dushyira kuri YouTube nimurangiza mubone kuza gutera commentaire cyangwa utugira inama ntago ibyo bitutsi bya tubikeneye nta no mumaro bifite rega urantuka wunguka iki bimwe mu birogo mushinjwa abakobwa ku ma YouTube benshi nibihe bavuga ko imihanda urumva ivuga ko mwebwe mwihenura cyane twihenura gute ku basore b'abanyarwanda ngo ntago bakibavugisha kubera ko ngo mwibone aba diaspora banyu tureka tubaburenge nta mafaranga ngo bagira kandi namwe nawe mufite reka baze nkubwire impamvu twe twanga abahungu b'abanyarwanda banabyumvireho abahungu bo mu Rwanda asigaye gutereta nta n'icyumweru gishira bashaka ko mwaryamana sibyo of course ni shere wawe ngo biki agari bose none so abo muzira watuje nkakubwira ibyo nzi ngo byuza ariko nyine tuza nkubwira ibyo nzi n'ingero z'ababebi bamwe na bamwe ngenda mbona hano hanze kuba bataza kuri YouTube ngo bavuge byose ukuntu bimeze ntago ari uko batabifite birahari byinshi ahubwo nuko batabivuga ugasanga umutipe ashaka ko muryamana of course ni muryamane kuko muri abasheri sibyo ariko ejo nawe ugize crise uramubwiye ati sheri wanjye rero mfite ikibazo kiniki nshaka amafaranga yo kwisukisha tipe arakubunurije bari byita kukubunuriza nyine agushushubiriza ntayafite kandi mu kandi kanya ugasanga mu kabari yasohokanye n'abandi bakobwa ariko batakazaho abagurira amabyera abagurira n'ibiki sibyo kuki utumva ko abakobwa bayaguze naho bagura byera tuza amaze mubwire sheri wanjye ugasanga nimba wenda mutahuje agiye kugura iki indaya arayishyuye kandi wowe wenda nimba umuhereza bya bindi nk'uko abikeneye mu kigo cyo kujya kuguriramo indaya ya mafaranga agakwiye kugura indaya basi yakakwiye kuvuga ati sheri wanjye fata n'ibihumbi 10 uwo mukobwa arabishima mani ku buryo n'ejo bundi yakwatse amafaranga ukamubwira ngo ntayafite mana arakumva kubera iki kuko azi ko nta kintu yakuburana ariko iyo uzanye ibintu byarenge mani nta kintu ataguha ariko ukajya kugura ukarenga ukajya kugura indaya kugira ngo ufate amafaranga uvuga ati ngiye kumuhereza basi wenda ngiye no muri salo icya kabiri ndeka mbabwiza ukora ariko icya kabiri badukanye ibintu by'ubusambanyi usigaye usanga umuhungu yifata ngo ashaka ngo kuryamana n'abakobwa 2 3 4 imigoni ngo yanyu nidaturika sinzi nimba nizaba barebarira
ntagizarya abanandi bahungu abakobwa se urumva noneho kucyora ku buriri bo urumva bari bazima se abakobwa nesika abakobwa akenshi abenshi nyine baryamana nabo bafashe ku ngufu hoya ntega amatwi nyumve bro abenshi abakobwa b'iyi minsi basigaye bashukishwa n'udufaranga twari twose kuko n'aba diaspora uri kuvuga ubusanga baturushya ngo nyohereza ngo amafoto ngo uwambaye ubusa nyohereza ngo amavideo wambaye ubusa ngo mbone kuguha amafaranga murayaba sibyo mwarangize ejo bundi umuntu yaransebeje tarimo ngewe ko ngewe ntayo nabaho ako biswa mfite aba diaspora barenga 70 kuri telefone yanjye hafi muri 60 bose banyakoye amavideo hako nta numwe duhora dushwana buri munsi mpora nshwana nabo buri munsi kubera ngo namwimye amavideo mani nimba yashaka ujya kuri Chrome ibyo biboro bibaho nimba yashaka ujya kuri za Google ibyo bibaho ntago ngiye nkina prono kuko ari amafoto nari amavideo barayajyana bakayakuyagurisha agwereje 100 ngo yakuremeye ugasanga ejo wayakuyemo 500 none se ubwo nabandi muri yenyungu erega aba dispora mu mafata nkaho n'amafaranga batayavunikira erega amafaranga bayakore ahomba kuyatanga akagira ikivamo kuki umuyare ajya muzi ko mutarere kwishyura ibyo ngibyo aya bako anose urabiyobewe reka mubwire hari ukuntu umuntu aba yifitiye ikibazo reka mubwire musobanurire hari umuntu aba yifitiye ikibazo nka kuri hari igihe baturwa gituma twibereye mu bibazo umuntu akavuga ati ushaka kuzamufasha azamufasha noneho mu kujya kuvuga ngo arajya kumufasha tipa akakubwira ngo banze ukora iki kugira ngo nkore iki ntago tuba tugiye kugurisha nakoze icyo kintu kujya imbere ya kamera avuga ngo ndandigurisha mujye mu mafaranga bahereza amavideo cyangwa turyamane ntago byananiye kubivuga nasabye ubufasha uko mbukeneye ntago navuze ngo ndabanza ntange bimwe kugira ngo nigire kuko bitabaye ibyo ngibyo impamvu nagiye gusaba ubufasha no kujya kwigurisha byananiye kandi kugira ngo ngiye nohereza amavideo gutyo afazaya najya kwigurisha umuntu tukaba turi kumwe live apana kubwira ngo ndajya kumereza amafoto noza none kubyumva sibyo niba nuko byakagenze umuntu aravuga ngo ngiye kugufasha nshaka kugufasha yarangiza ngo baza bagereze video ahubwo izo video muzibaza kimwe abagabo kwirirwa mutembera Amerika ibyo bintu bitera indwara icyo ni cyambere mbaze bagira inama bitera indwara kandi ugasanga mwarakwamye hejuru y'iki ariko aba diaspora maze kubona impamvu niye muri Amerika indaya zaho zirahenda niyo mpamvu zarebe n'aba diaspora benshi baza gushaka abagore muri Afrika bakabajyana hariya icya kabiri gushaka umugore wo muri Amerika ubusanga ari bya bikobwa by'ibigoryi biririrwa byicaye mu nzu bikaza nyine mugakora ibyo mukora nijoro nk'umugore n'umugabo banze wumve se ibikobwa bizungu n'ibikinyene mwasi bya bigoye niki ara diaspora nje rega tujya tuganira bambwira n'impamvu nyine bambwira n'impamvu batajya bakunda gushaka abantu bahari ikintu agomba kukubesherega kuki sumva katari hoyana none abantu tuganira rega amatwi nyumve barakora oya nangu ndibuze kwemera kuko abantu baba hari hanze umuzungu dore impamvu ngiye kubikubwira ni icyambere cyo abo tuganira yaba abagore yaba abagabo nyine abo tubasha guhuza pana bindaya nka babandi nakubwiye tukaganira kuko hari ntago bose banereta aho wajyagaye guteretanwa n'abantu benshi subwe yo shene waba ufite na yiki ukaganiriza umuntu akakubwira ati mane reka mubwire ngiye mfite umugore muri Afrika atariko hari bagenzi banyinjye mbona hano ugasanga ashatse nk'umugore w'umuzungu uwo mugore amusize mu nzu yigiriye mu kazi aratashye asanze nta no gukoropa nta guteka nta no gusasa uburiro ukuntu umugabo yabusize arabasanze yiriwe muri TikTok tuyifata TikTok ya uploadinga kuri TikTok nta kandi kazi se iyo ni umugore niyo mpamvu barebye akavuga ati mu Rwanda cyangwa se muri Afrika fazari haba abantu bagerageza fazari wasanga batetse wasanga bashashe nta kavuyo kintu nyine ugasanga bakoze buri kimwe mu rugo wenda ugataha uruhuka utahuruhukiye muri stress z'umwanda usanze mu rugo abakobwa b'abazungu abenshi ngo bagira n'umwanda ayo makuru yose nabashije kuyabona n'ukuri kw'Imana bagira umwanda abazungu bagira umwanda ariko nikiriza ese waba utakorofye mu nzu uri kuraramo waba utogeje ibyombo cyangwa usasa ahantu urara ugatekereza kujya koga nje nango nekereza ko ibyo byaba ariyo mpamvu ituma diaspora baza mu Rwanda kuko n'abisundi reka mubaze bro tuvugisha ukuri umugore y'umuzanye mbere kuvuga ngo nicyo gituma baza mu Rwanda cyangwa no muri Afrika umugore y'umuzanye abaje gukora iki
abaje kwicara aho ngaho nk'ivaze nyine ngiye ntago nemeranya abaje kumara iki muhereza urugero abaje kumara iki abaje kwita ku mugabo kwita ku rugo nyine kubaka urugo nyine kubaka urugo ni iki gukora imirimo nyine yubaka urugo nese nimba utayikoze ubwo buri umugore cyangwa buri imayibo biri aho ngaho iri igihe cyo ndi kuvuga abo bantu babwira ibyo ngibyo ushobora no gusanga barananiwe no kwakira imico y'abazungu kuko erega turatandukanye mu diaspora muvuga avuye i Kigali akava nka cyangwa se akava mu ntara akajya muri Amerika agasanga umukobwa akuriye muri Amerika badahuje imico badahuje n'imyumvire n'imikorere bikamugora akagaruka hehe reka nkubwire wa muhungu rero kamajya kugira ngo utererenge akakumvisha ibintu nk'ibyo ngibyo nererenge ko nakubwiye ngo harimo abagore harimo n'abagabo tuganira bafite ingo ibyo reka tubyeme ntabwo rega tuvugana n'abashaka kuduteta gusa reka tubyeme nubwo atari bose ariko ntiyaburamo rega no mu Rwanda barahari nibahari noso ngo atandukanye na mukobwa wirirwa wicaye bakarara yicaye ngategereje ngo umugabo ngo agire icyo akora nimba n'uwo bayitaye akavuga ati ngiye kwikorera isuku sibyo ngiye mana bari abakobwa mupinga muvuga ngo ni indaya mani uriya mukobwa arubaka kuko abazi ikintu kimujyanye mu rugo ibaze nimba ashobora kuvuga ngo umukiriya wanjye uramo amafaranga yo kwishyura inzu cyangwa akamafaranga yo guhankarya agomba gusanga nashashe nakoropye byaba ngombwa nkanamutekera sibyo ariko agasanga nsa neza kugira ngo aze kugura igicuruzwa gisa neza banza wumve se banza unyumve tandukanye wa mukobwa ahora azi neza nyine ikintu gituma umugabo yishima nta mpamvu yo kugira ngo atazagikora rero uwo mugore yita ku mugabo kuva kuri A kugera kuri Z umugabo utaruwe ntagaru ibaza noneho nimba yita ku mugabo utaruwe gutyo ibaza ageze ku mugabo nukwera ko bazi ko abita n'amafaranga ari gukorera amafaranga se ko buzi neza ko umugabo agiye kugutunga nimba uwo ngo wabikoraga gutyo akaza nta n'urukundo agufitiye akaguhereza amafaranga uri bwishyura inzu gusa utari no bukore n'ibindi umugabo aragutunze mu rugo arishyura inzu ahahe akora iki urumva uwo mugore hatazita ku mugore ku mugabo nyine ndakundi kukubaza ikibazo ngiye kukubaza umuntu si ihene si ingurube bagutunga ukemera gute ufite amaboko ibyo nabyo turabigeraho sheri wanjye kuko hari n'abagabo badashaka ko abagore babajya gukora barahari nimba mbeshya bandika muri commentaire nimba badahari ibyo ndabyemera rero niyo mpamvu mubwira mu bundi mu Rwanda akenshi nakuva na kera nta mugore wakoraga urabyemera uzi nawe wakoraga gute kuva na kera no mu bwami no mu byi hakoraga abacakara uri kunyumva guko nawe iri kuvuga ni gute kujya hanze gushaka amafaranga cyangwa ariko abagore bakoraga imirimo nyine yo mu rugo narese umugore umusiga mu rugo nyine ukaza gusanga hanze umugabo we yakoraga ikisukuragira hari imirimo hari n'imirimo bajya gukora ngo ibwami na hehe hose nyikuragira ibyo gusenya imirimo ariko nanone irga byatirwa n'igere kwa gaturimo noneho abagore reka mubwire bro abagore ni nk'indabo z'abagabo sibyo ntabwo mvuze ngo abagore baba babanebwe bareka gukora ko nanjye ndakora sinjya kwiyandarika kugira ngo mbone amafaranga ndakora ariko nkubwize ukuri akenshi nyine niko tuba tuzi nyine hari abagabo bavuga ati nawe nshaka umugore wanjye ajya kuvunika mfite amafaranga cyangwa nkora nicare mu rugo nkore ariko agasanga imirimo yo mu rugo mane hari abagabo bapinga imirimo yo mu rugo kandi iravuye kurusha n'akazi iravuna kurenza kujya kwicara muri biro ugahembwa buri kwezi kuko nkubwiye ngo guma mu rugo ujye ukoropa nsanga washashe nsanga watetse nanjye njye mu kazi nawe usanga abaye nkanzukira sibyo nubwo na Petero nzukira utekereza umugore ubyuka mbere y'umugabo akabanza agakora ibyo byose agategura icyayi cy'umugabo bahire bakajyana no ku kazi uretse akajya mu kazi n'undi akajya mu kazi fana ari ikintu kimwe nge nemera sibyo niki ngiye abagabo nyine n'aba provider bagomba gutungurwa reka mbivuge gutyo bakaba bambere nyine kugira ko nasi nemera umuguru ufatwa nk'agomba gutungwa hari abagabo babishaka gutyo okay utsibye ariko ndabyemera hari umugabo no gukora ku kazi bati ugende ucare yeah of course nibyo ndi gukubwira rero ibyo ngibyo nabyo ntago ari byo nyine abagabo bose bari kureba kino kiganiro bamenye ko atari byo kandi biriya bintu rero nimba abagabo batari babizi bikurura uburaya abagore babo gute ati impamvu ni ngiyi iyo umugore gukora imirimo yo mu rugo nubwo wenda ivuna ariko ntago ikora umwanya munini ushobora kuvuga ngo saa yine ndaba najuze akazi kose gukoropa guteka gukoza ibyombo gusasa si yo mirimo yo mu rugo no koga nanjye ubwanjye nyuma y'ayo masaha uburakeka bari gukora iki hari abagore bagenzi babo baza kubashuka hano byahabereye ukabazi ngo yagiye gusura umugore mugenzi ari pasi bahamuzaniye hari umugabo utabonera umwanya umugore akajya ava mu kazi ananiwe nimba n'ibyo bakoze agakora iminota mike umugore akumva nyine ntanyuzwe ntavuga abagore ntibajya bavuga ngo ntiyanyuzwe cyangwa yanyuzwe arabavuga ariko
abo ngabo ni intwari pe n'umugabo ufite umugore umeze gutyo ushaka kuyimuterera amasari kuko ni intwari nta mugore ujya uvuga ngo sinanyuzwe ntabwo mujya mubivuga kandi mugaca inyuma nyine nicyo kibazo abagabo rero ntabwo bazi ibanga hano riri jya ugerageza basore ufate n'umunsi umwe mu cyumweru uyirwana n'umugore wawe waruhutse mumeze neza nimba ari byo mukora mubikora ariko mumeze neza ufite umwanya uhagije uwo mugore ntabwo azategeza guca inyuma ariko wa undi wirirwa mu rugo umugore ubundi iyo afite akazi usanga ahugijwe n'akazi akavayo atunganya ibintu by'umugabo nyine kugira ngo umugabo atahe mu rugo hasa neza ugasanga icyo kintu kiri mu mutwe we buri munsi n'umwana nimba mutunganya byose ariko wa undi wamaze kurya none hari abababuza kujya mu kazi banashakira n'umukozi cyane uwo mugore nawe azakora iki ni hahandi usanga umugore atangiye kugusuzugura ku buryo niyo utashye kujya ku meza ari umukozi ugutegurira ibyo kurya washaka amazi ari umukozi ujya kuyakuzanira washaka ibiki umugore yicara agaramye aho ngaho nta kintu ari gukora nk'icyo kimuga nimba ari ikimuga nk'abo bagore sinyabashyigikira baba bifashe nk'ibimuga kandi ntabwo ari ibimuga mwana dukura amaboko ubu se umugabo wapfuye urukundo ibyo no kubwira umuntu witwaye nk'abantu bafite ubumuga umugabo waramutse apfuye byagenda gute waramenyereye kwirirwa ujunjamye mu rugo abagabo basa no gupfa kubabona nose banabuze ubuze ko nawe mfite nuko ntamushaka nibyo mwigira wabuze umugabo wowe ubu nirirwa mvuga ngo ndisingwa nshaka umugabo ariko ye namubonye zana telefone yawe turebe izo chat wavugaga z'abagabo ba diaspora hoya ntumako gatusha ya gatusha yanjye rero yihorere none se telefone nta phone mfite nini ndi kuvuga ngo nashyize hanze iyi mpeta ngiye ndi kuyigurisha iryitano nayiguze desa zanjye ni burerere telefone nubwo dushaka uzara ijana ariko wambwiye inbox niba ari email niba ari he ko hari abagabo ba diaspora kumereye nawe no ngo wabuze abagabo na diaspora kubanga wowe ngiye ko nshaka umugabo nshaka indaya ikibazo cyanyu mwebwe abagabo ntabwo abagabo babuze ahubwo mwebwe sinzago mushaka kuntu ntabwo nshaka indaya nshaka umugabo bose afite abagore ntabwo nshaka indaya ariko nshaka umugabo ushaka hari abantu uteretana nabo utamana indaya atari indaya se umuntu wajya gusana ama video yambaye ubusa aba ari umuntu muzima kubonye nawe none se niko bambona reka mbabwize ukuri rero uko mumbona siko ndi ntandukanye nuko mumbona nuko wavuze ngo hari umuntu ukubona ufite dread ukubona umeze gute akagukekera ibindi bintu siko ndi ndio na diaspora bakati kuko kujya kwigurisha ntabwo byananira no kuvuga ko nigurisha ngo mujye mumpa amafaranga bahereje ibintu nta na kimwe ubusora mutsukenye baga nta mbere nyanye nagiye gucuruza gatara ariko nta kenye none se banyurukanye mu nzu rimwe se cyangwa kabiri ko ntajya kwigurisha kunyanya abona tuvuga ko ndi mubi ku buryo ntagenda ngo bayane ndanoroshye mbikubwire ko nanoroshye ngiye ntabura abagabo ariko simbikora kubwo kwihesha agaciro ibyo barabisoma mu maso banakoraho rero ko nabonye ngo bakoraho ngo bakumva nimba umuntu akomeye cyangwa yoroshye nabonye rega ari video yigeze gushicikana mu gisimenti cyagiye kikiza ngo babanza gusuzuma babasuzuma igisimenti byarangiye bite igisimenti kiracyari ma kiracyari cyarazimye ntabwo kikijyamo amakiriya 2021 ntabwo kikijyamo amakiriya benshi ariko barahari barasuzumaga ngo babanza gusuzuma nageze mu gisimenti rimwe nabawe nabwo kiri kugenda njyewe nabo nangiye kwigurisha nabwo hari hashize nk'amezi 5 numva gihitinze umuntu ajyana yaratubwira tugende ujye kureba mu gisimenti ubwo rimwe nabwo nariye mu brushete zaho nimba ari zingahe n'ibirayi turitahira nabona nta kintu kirenze kirimo ahubwo nabonye harenze ni mu marangi aya marangi birisere uko ngenda nkirira ipirawo nkirira imbuto nkirira iki nabonye harenze kanywa n'igiko mu gataha erega nibyo ni intungamubiri nese ndagiye kurya brushete zokeje ngiye kurya ibirayi byokeje nta ntungamubiri aho ngaho inyama se nta ntungamubiri zibamo izokeje se ibirayi se ibyokeje cyane aho uziko reka mwereke nazo uruzi ko ibirayi biri mu bintu bigira isukari nyinshi kurusha biri mu biryo bikungaye kuri isukari nyinshi cyane of course ariko iyo sukari nayo nkeneye ibirayi wenda nimba navuze ngo ndafata imvange nyine kiremo n'udushyimbo kiremo n'utudodo cyangwa duki nirira ibiryo bifate ukarya amashu niyo atagira intungamubiri ako kawungu urya wenda ntabwo njya ndya amashu burya dodo wenda dodo nizo ndya mbuga ni sawa
mu biryogo haba hari imbuto, mu biryogo haba hari igikoma, mu biryogo haba hari icyayi, mu biryogo nta kintu kiba kitariyo. Ariko mbwira ngo ndagenda ngo njye kunywa inzoga gusa reka twikomereze ariko inzoga rega umuntu unywa inzoga ushobora gusanga nibyo byinshi urajya kumpa igikoma ngo byere. Rero nka DJ Brian Riyanda yari afite yagiye kugabanyisha. Aho sibyo mwabikuye. Ni yagiye kwibagisha umuntu utabizi. None ubwo bikuye he? Yagiye kwibagisha nta muntu utabizi yanakoze ikiganiro. Mbere yuko agiye twari tunabizi ko azajya kwibagisha. Ngiye kwibagisha kwa Brian nzi ni gihe ararwaye amara. Mwebwe byo kwibagisha inda mwabikuye. Ni ibinure mani yagiye kubagisha. Aya ibyo bintu ubikura igefani. Noneho weho ni wowe umuntu wa mbere mw'imihanda numvisha ubivuga gutya. Nyewe Brian bwe nawe arabyivugira yagiye kwibagisha. Noneho kugira ngo byemere uracyabona apfa kwambara amapantaro. Asigaye yambara none amakanza akagaragaza na nyasha asigaye afite. Asundi ndasiye nashaka yibagisha. Nyine rero hariya bibiri banga irande ikintu cyaje cyuzuyemo. Icyambere cyo ni byeri, ni brushete, ni utubenzi, ni ibintu nyine byerekeye n'amafaranga n'udukoko tura twose kuko twuzuyemo. Haramazi. Bagenda badukuramo. Nimba umuntu ashaka kugira inda rero. Ari abantu bazi ko kugira inda ari kujya kunywa byeri gusa ngo bikarangira. Kunywa byeri utarezira kwica bro. Bro nimba ushaka kunywa byeri biragusaba kubanza kurya kandi inyama pana kuvuga ngo urajya kurya umuceri cyangwa imvanye mu giye kunywa byeri. Mane hari ibiryo umuntu ataka kwe kunywa agiye kurya byeri. Kunywa byeri nako. Umunsi wakariye iki? Wendo inkoko brushete abatabibona se. Erega byo. Hago bagakwiye kunywa inzoga nyine. Oya ceceka. Nese fanta ntizihari. Fanta muri zinywa abantu bari imiceri. Nimvange Fanta gurangahe muri Kigali. Fanta igura igihumbi. Iyo nini ino 600. Ubwo nahantu magana arindwi muri boutique tuba muri boutique akurege ufata umuntu yabuze n'amafaranga gura ibishyimbo bya turosa amafaranga byari zo zigura amabuye ntago zigura amafaranga nta nzago za desu ujubona nazo rego wese afite uburenzo ubwo icupa rigura 2,000 yawo nzizi icupa rigura 2,000 ubwino uri kuri level yawe nakubwira narevange bro je nago urwanga 2,000 harimo Amstel ebyiri izo nizo mu cyaro kandi buri aho utazakinisha abantu mu cyaro aba yaririra ibijumba bimukomeza n'amateke n'ibishyimbo aba yari ibintu bimukomeza uri umuntu w'Ikigali uri kurya umuceri urafate he inyama zirayenze uri kurya ubugari inyama zirayenze none se nyine urya ibintu byegerecyanye n'ukuntu ngana okuye ujye kwitesha agaciro mu bantu wasinze uri kugenda meza gutya mu kumanwa yihango wanyweye ibyo ushoboye wanyweye fanta ugataha ukanywa ji ugataha jazi igikoma kajyande kwavuga igikoma muri hari abaragicuruza cya turuwaza bagagukombera ungana gutya cyo ibintu bamuri kuvuga kandi ibyo byose ni ibintu bigira intungamubiri bitagira ingaruka kuri twebwe waruzi ko byeri nyinshi utariye zitera umwijima cyane none se ikintu cyose ni kiberega nicyo cyayo kinyo cyinshi cyane cyagutera none se isukari simbi nababwira ngo si nkondi isukari nyinshi bakangira umusazi oya ariko umuntu ukunda isukari nyinshi bari no mu byago no bizisaba ubuzima bw'abantu ubu ngubu twaherashize kubera amasukari ibyo bikoma icyo cyayi izo nzoga erega n'inzoga yo musukari ikiza cyo mu cyaro bari abantu bamwe inzaga za desi buriya nubwo dupinga ubusanga nubwo yazinyweye uzarebe ko bapfa amatafari uzarebe ko oya izo mu cyara pani iziza muri Kigali babashyizamo amatafari n'ifumbire none surambire ngo zizi Kigali zengewe he oya umuntu azirangura mu cyaro akaza kiyongeramo ibindi bintu akarufungura uko abishaka sibyo baze kutubwa muri comment no mu cyaro abantu ibyo byagize mu cyaro bwo niba abandi bashaka guteka imitwe abantu manye umuntu nimbazi ngo hari ubwogwa rw'imwimerere hari arajya kukanywerayo ikindi mu cyaro ubusanga umuntu yifitiye urugo rwe rwuzuyeho amatunda ateyeho yifitiye ibinyomoro mu rutoki utuntu tw'utubuto nk'utwo n'amapapayi ibyo byose barabirya imbuto intungamubiri zose barazirya ariko se i Kigali urajya kugura urubuto usange rurenze kurenza ibijumbo n'ibigure cyangwa umuceri ugahitamo kujya kuyanywera inzoga za mbuto wanze kuzigura muzaye mwishinga abanyacyaro bakomeye kuturusha ibyo bintu rero uzi ibyo biryo uri kuvuga by'imbuto n'inyama hano bisanga ni muri mwe abakobwa bakiri bato abana mu cyaro birahabe n'inyama zirahawe usanga umuntu yitungiye inkwavu hari akajya kuramo kamwe yirira inkoko yiyoroye hari akuramo kamwe yirira wowe uzaza kumujajinga gute kandi abyitungiye asa amafaranga mwebwe mujya kubibona ariko mwabyishyuye ariko babyoroye none nambwira ngo umunyacyaro yabuzwa n'iki kunyugwa ashaka aya none se ko cyatagura mitsingi base uko bera byangwa bihenze ariko urya make arya vuga gucyo kwivuza menshi urya nabo kwivuza sinzi bikukona ninda kuwe kumenya cyara arya nabariko oya ariko ugwagwa ni umwimerere mitsingi zazanyuze mu nganda hirya no hino za kera
ninde wakubwiye ko zari za kera ibitoki byayizangaga hari aho byagiye ubu ngubu byarahindutse tuzagende nyewe kwereka ahantu ibitoki nyine nabubwiye ngo aho ngaho nta hantu bashaka gutuburana nk'amata y'iki gihe inshyushyu urajya kugura inka nako inshyushyu ugasanga bongeyemo amazi rero ugiye ahantu bari gukama neza nyirizina ubona inshyushyu y'umwimerere. Reka twigarukira imihanda amafaranga abana bakobwa uri kwibona muri iyi minsi murimo muratuka abasore ngo nta mafaranga ngo nta kintu cyo navugagaho mu kanya ahubwo n'abakobwa basigaye bagira amafaranga cyane nyine bayavana muri kuyavana mwatwaye kandi nawe tugira nese rimwe bwe muyaduha mwebwe mutayaduha nyine dukura mu bayaduha bayafite ntago ari mwebwe basore abagabo nibo bafite amafaranga n'abasaza ngo z'abandi ko muzima nese baze mubaze undi ko ubundi bavuga ngo ujya gusenya urugo bamutiza umuhoro gusenya urugo bamutiza umuhoro nose ari umugore ndicaye hano ngiye ku giti cyanjye nta mukobwa witereta ugasanga ikigabo kiramamagaye kiri gushaka kunereta sibyo nawe ukiruka ataye umugore mu rugo se ayobewe ko ibyaje kunshaka none se urumva wajya ubabarira umugore asize mu rugo byibura wange n'ubundi niba umubabariye n'abandi barayarya baba nabo bagiye kuruza ari cyo kazi kabajyanye asubirujyaho n'umusaza kandi ikindi hari n'abasaza baba badafite n'abagore usanga baritabye Imana cyangwa barahanye divorce so umusaza bamubona ukamuhereza ahubwo ndamushaka nimba hari umuntu uri kureba kino kiganiro ariko ufite amafaranga w'umusaza ndamushaka andebe rwose pe twiganirire nk'abantu bakuru muganire ese mbeshye ahubwo bitandukanye asambwiye ngo ntago ujye gukora ibintu nk'ibyo none ko utangiye nakubwiye ngo kugira ngo ngiye gutanganuza video live nafazaye twaba turi kumwe kandi ikindi umusaza ndi kuvuga nuwo twaba turi kumwe tuvuga ngo turakundana ariko atavuga ngo ni umukene afite amafaranga imyaka ufite urayakunda ejo n'umuntu kwavugana n'ibyo nabo nabaza urukundo rugendera ku myaka cyangwa rugendera ku rukundo nyine ese wari uzi ko urukundo rwizana urabizi none so umusaza ushaka urukundo akaje mwakundana icyo si ikibazo reka mubwira akurugira icyo bishingira rurizana nshobora kuba ndi kumwe nawe turi inshuti bisanzwe ukuntu nyine communication tugirana ukuntu twitwaranaho ugasanga ngenda gukunze kurenza aho undi untereta ibyo warubizi urukundo ni imico cyangwa se n'ibintu nyine ukuntu ubanye n'umuntu birangira umukunze kurenza aho undi uza rimwe na rimwe mu cyumweru ngo muravugana kuri phone sheri bimeze gutya na gute akakwereza n'amafaranga aho ugasanga umukunda kurenza aho undi ugira bino bintu bimaze kuba viral cyane nyine bimaze kuba virus mu mitwe y'aba baby na abatipe mwatugize ngimbwa ngo nta mutipe ntago nta muntu nigize mvuga ngo nimbwa ntago ujye ubyumva kutagira amafaranga no bubwa ariko none kuki muduba ubukene singeso bro murabizi se sha ntago ari ingeso kuko nshobora no kukwanga gose uri umukene ujugakira nkasanga ndi kwifuza bameze nabi none abasaza bavuye kuri top abasore ubu ngubu no bari kwibere wari wahereye karutoki ngabakobwa ugasanga nge nuko navuze hari umuntu nzi nyine ufite abana mbagena muri babiri mu mama ni umumama yatandukanye n'umugabo uzaga agatipe babana cyane se mbata amafaranga ni meza umutipe mwiza muremure umusore ushinguye kuriyo n'aba baby bamubona bakumva nyine baramukrashingiye umumama bari kumwasateza ufite amafaranga nyine afite amafaranga niyo mpamvu nakubwiraga ngo dukeneye abasaza bafite amafaranga nkuko namwe mukeneye namwe nawe reka mutangeho urugero nawe ushobora kuba ukeneye none twizeye twishushanya usanga umuntu ari kwirurutsa ari muri babandi ngo sinya nsamba na sinya nyirane bavanga kuko twari turi kubivuga turi biteraho nyine amagambo ariko bakajya kubishyira mu bikorwa ariko nje naho abantu batavuga ni mwebwe babi twarabavumbuye na mukecuru nkeneye ngiye kabisa uko mazikize urasetsa ndacyari umwana nane se abandi babamaze iki babamaze iki ni nkuko wambaza ngo amafaranga y'amaziki amariki asubu warije kugena igiki abakecuru n'amafaranga kandi ayafite nyine mugiye kuyahigayo nuko nakubwira ngo ngiye kuguha akazi nubwo nakubwira ngo ngiye kuguha akazi nzajya guhembaya nawe ukaza reka karana ko nakazi umusore mugana bagirira crash ugasanga ari mu mukecuru imyaka ingahe ese ufana rwagira okay dufate mu bahanzi bo mu Rwanda nta muhanzi giye nakunda kubera iki kareka abahanzi n'indaya ndaya so ubwira impamvu ari indaya ubwira impamvu ari indaya benshi cyane nzi bagenda barya utwana tw'udufana umwe ava wundi ajyaho umwe ava wundi ajyaho kubera abafana rero ukundanye n'umuhanzi akenshi ntabwo agaciro cyane kurenza nabo bafite abagore ndabiza birirwana nawe ni nk'umuntu nigeze kubwira ejo ndambuga ndagufana ahita ambwira umusitari uzwi hano mu Rwanda unakomeye byatari kaduriye nyine umuhanzi se
aro ni umuhanzi twari duhuriye ahantu ndamubwira ndi umufana w'indani ahita nkurura anjyana ku ruhande uri kumwe n'umuntu se ngo cyangwa ndamubwira ndi kumwe na sheri wanjye nyine mu buryo bwo kwirinda ngo mureke mu rwego rwo kwirinda ahita ambwira ngo noneho ufata nimero zanjye ngo tuzahuzwe n'akazi cyangwa ngo n'ubushuti busanzwe ariko ubwo urumva iyo ntamubwira ngo ndi kumwe na sheri wanjye ariko nkatana ahandi hantu yahise ambwira ngo nizere ko nta muntu uri bunkoreho uri bunkubite ndamubwira ndi kumwe na sheri wanjye arambwira ahita ndekura yaramfashe akababa burya ahita ndekura mani barahari benshi kandi bagiye bafite abagore Nase kugira umugore rega ntago bikuvura ingeso. None se ntago ari bose nanone. Nose nibo nguwo niba afite umugore sibyo akajye no kuraya rega ibyo gatubita. Uza abantu natanga urugero bazimanzi. Amakuru yose rega mbaye afite yuzuye. Oya bambwira. Umuntu element namutanga urugero. Element ni crash nuko mumukunda. Oya ntago ari ko mukunda. None se gahunda ze muzimenya mute kandi Manisha abakuru y'abastari ko atajya bura gucicika na mungu. Ayo sese mba nayamenye. Element yakwa mugire ngo na crash ta. Ntangiye ntabwo nagize ngira element crash. Siko element muruta. Ese nkundana n'abana nduta. Ase umuntu ndusha imyaka wenda nk'ingahe. Okay. Uwo ni element nande undi. Naza ura mugore wa Kerema, ura mugabo ya Kerema. Agashyiraho Tom Cruise. Urumva? Ugashyiraho n'umuntu bita King James. Abo nibo bahanze nzi bazima. Bruce Melody ntago ari muzima. Warasaze. Simbivuze ariko abo mubwiye bazima nzi nabo. Nawe ya Bruce Melody ntago ari muzima. Abo mubwiye bazima batajya bajya mu bushurashuzi nabo. Abandi ufite gihamya katari bazima. Amazina y'abandi. Ndabaza nyine. Abo nibo mubwiye bazima nzi. Ubwo abandi uzi impamvu batari bazima. Nzi impamvu nyine. Okay, wenda ibyo byagira inzu. Ubwo na ba Davis D na Kevin Kade. Usibyo batatu. Abo nkubwiye nibo nzi bazima. Abanza bamubitse amabanga menshi. Abo nkubwiye nibo nzi bazima. N'abandi bose. Cyangwa narivuze no gukuriye kujyana wa mugana wawe. Nabo mvuze ariko abandi bose ni kumugereka. Okay, abastar ariko ubundi baby bakunda abastar ntago ngiye nkunda ntago nkunda abastar ariko bisa koga benshi bakunda abastar nyine niyo mpamvu mubwira ngo babarya bavuga ngo nabafana umwakava ku buryo ushobora kugenda ujya kajya gusura araga bebe nzi byabaye rega karambya ati puru naka namufanaga ariko yasiga nimbwa ndabese kubera iki ngo siko ngo yambwiye nkajya kumusura umwana ngo nkanitegera ngo tikenjyana ngo ninjye yitegeye ngo igarura ngo nabwo yayimaye ngo yagiye kunyishyura umumotari ngo aramugabururira ikindi ngo yamwakirije fanta y'igihumbi asaba umwakiriza iki fanta y'igihumbi yiriwe mu rugo iwabo yanywe ibaze kunywa fanta irasonjesha bro yavuye inzara imwishe ni ukuri kumena yaje ahitira mu rugo ambaza ngo nta kintu cyo kurya gihari kandi yanamucubye rero reka mubwire sinkubeshye oko yankundana n'umusitari impamvu nyine iyo mukundanye niyo namwimye arakureka azi impamvu akureka se nuko abazi ko hari indi sheni y'abana batonze umurongo gutya bamukeneye kumuha ntago yirirwa gutaho umwanya oko yankundana n'umusitari rero nabireka abasitari ariko ngewe ari genda nyanshira abantu urubanza niyo mubikururaho rega inyenyeri z'umuntu ziva mu buryo ngombwa ngo urye buri mwana wese ubonye nyine umwana nimba avuze ngo aragufana sibyo nimba avuze ngo aragufana uramufatirana kuko kubera rwo rukunda gukunda ngenda ndagufana hari n'undi muntu nibagiwe na Debere nawe ari mu bantu bazima Medeo nago tumukimubarira mu Rwanda Debere nawe ari mu bantu bazima pe ngo nuko nawe mwahuriye nawe nagaruka ntago twahuriye n'abantu bamuzi bamutangira ubuhamya ariko ubundi uri kujudginga abantu ugendeye kuko urareba kuko ubabona nagaruka mbareba kuko nago ndeba umuntu musome birimo urimo nkuko wabivuze kwakundi si musome urimo ndeba ibikorwa akora umuntu wese uri kuvuga atamuzi mugura muzi nabo bari abajamara ukuntu bajye bahimba indirimbo bagendeye ku bintu byababayeho nega inganzo nyine nka Melody ajye kuririmbira indirimbo ngo we na Mr Kagame ngo niza nanjye numveho uzamabara bari bakoze tubwire ko oya tubwire duca amazimwe niba bihari sibyo Melody yagize atya ajya gusura umujama w'umushuti we noneho umujama w'umushuti we hari umubebe wari kuza kumusura nyine w'umusheri we bateretana ahageze ahasanga Melody kandi amufana kubi ni umusitari pe
aramusuhuje melody ndagufana n'ibiki Sherate rero sheri wanjye bugumye aho ngaho njye kukuzana nkuzanira iki fanta ya citro aragenda ajya kuyizana agarutse yaraje ariko yicara muri sala arategereza noneho Berete yasigaye bati mari wakwiriye reka kubigira intambara jye dutiza natwe twigirireho inganzo bivuye ngo asibyo nusi wiyibye fani mbiki mimbi mujya muririra ku bahanzi kugira ngo niza nanjye numve niyo mbwira wese akora urumva ku ba star kugira ngo ba reka nuriya kuri nde kuri Bruce Melody nise kuba nabo umustar birangaburira mana umustar ni amafaranga sibyo derega ni brand nta utaho nta bya brand bro reka mubwize ukuri umustar ni amafaranga nimba mfite amafaranga nzayobora aho nshaka hose sibyo kuba najya imbere ya social media nanaburaye uri kunyumva ngo nuko bamfana hari abantu ushobora kubwira ngo kubera gufana ukamubwira ngo ntiza location nikoreremo indirimbo akayikwima kandi ngo numufana wawe rero kuba wamfana nta kintu mfasha nta mumaro kuba wambwira ngo ndi umufisitari naburaye nabwiriwe nabuza amafaranga kwishyura nzi ibyo nizera imbere yanjye ariko ibyo ntabwo bivana ko umustar ari umustar none se bimara iki waburaye umuntu uri kugufana ari kurya bimara iki utamwaka n'igihumbi cyo kujya guhanga zirandira baduhimbira se uri muri nyine raduhimbira tukumva natwe turanyuzwe pe ndazumva nayi nkanazi akamaro karenze yo kurwa mu mutwe kandi ubukeneye naka ko nta kintu bamuhuriramo ni nkuko nanjye wazukana nera n'injoga cyangwa nabone n'ibikogo ukoze ire hara mu muhanda atari ngombwa ngo kamera iriho umva ndabikunze okay turimo turagana ku musozo fani turimo turagana ku musozo ndumva ufite story bagiye kumera nka Jack ngo uri gushaka hiti waburaye cyangwa uri kwiyandarika ni hiti bwoko niko yavuze sikari gushaka hiti nese mbere ataratangira kwiyambika ubusa ukuntu yari ameze aho hiti yarayibonye yese yabonye none se uri kumuvuga yakinnye izihe nuri kumuvuga wari wabona ahantu ya hostinze cyangwa se yakoreze igitaramo ngo Jack ngo baje kumureba kabasa neza abastar nicyo kibaranga ubundi ewan sasa ibyo ngibi ngewe ntawe nyanjajinga umuntu sibyo nuko ntashyigikira amafuti y'umuntu ashobora gukora ibyo gutukana n'ibikibera simbishyigikira aho sinjajinga buri wese afite uburyo buri wese agira inyogo y'umugana wawo undi wabivuze turimo turagana ku musozo fani abo twaganira ku bintu byinshi abagabo bakura abagore mu kazi biki aba diaspora n'ibiki reka giri ubutumwa ugena abantu dukurikiye muri rusange kandi abo bose twavugaga barimo nabo ba star barimo reka mere kuri Jack oya niwe ngiye kubanza kugira inama hasobora mu oya mwihorere Jack ni umuntu mukuru igihe mwamubwiriye najya mubwira ngo yitonde u Rwanda u Rwanda ntabwo ari urwe oya wivuga byihorere impamvu ngiye mbivuga nuko natwe duteraho commentaire oya kumuvuga ntabwo byananira mwihorere inama nagira abastari rero muri rusange mureke kwirirwa murya abana b'abandi kuba umuntu agufana ntabwo bivuze ko akunda umubiri wawe ndagufana kubera ihangano ukora nakwishimira kukubona ariko ntabwo nakwishimira kubona ndyamanye nawe hari igihe murya abana b'abandi nyine akaguha atari uko yishimiye ko muryamana ahubwo ariko akuntu mufatirana ngo ndi kumwe n'umusitari umunsi mwabate baba abasitari ntabwo bajya bikingira umunsi bagiye babatera inda nako babatera amasida mwabana bana banjye umunsi babateye sida bakabatera ibyo birwara benshi mufite abagore ukajya utahanye imitezi nimba ari ibiki byose ugashyira umugore wawe ko abagore twanagowe nirwo mujya gusambana mukatuzanira mwagiye mwitwararika byaba bibatwara iki wivuga abagabo gusa ibyo byo ni mukomeza uvuge nta kibazo ahubwo twe turitereta ko ari cyo kintu nibaza twe turitereta ubuse n'abagore bari kudutereta ntabwo mbiza abo bantu ntabwo mbazi ngaho ikomereza utubwire ariko nawe banza uri umuheza kubera iki reka nitecekere wasanga nawe ujya gukorera yandi yo gupfubura ikindi reka ngira inama urubyiruko nta kintu mvuze reka ngira inama urubyiruko tugera tugerageza kwihesha agaciro kwirinda ubufaranga n'ubwo navuga ngo iki utudufaranga badushikisha n'utw'umunota umwe ushobora kuguhereza 100 cyangwa na miliyoni bakayiguhereza ugasanga umuntu agusigiye indwara ya danje ko hari abakobwa bajya babwira ati nitudakoresha agakingirizo ndagwaya nayo nitugakoresha ndagwaya nayo ugasanga yirukanye amafaranga menshi kandi atazi impamvu wa muntu amubwiye gutyo ayo mafaranga ushobora kuyafata ukazivuza ubuzima bwawe bwose ushobora kuyafata ugatwita inda utateganyije umwana ugasanga muri rigora amafaranga ashira mu minota 2 murabizi ko namwe mutazi kuyakontorora urayabona ukayagura style ntushobora gutekereza gukora umwuga wazaguha andi mafaranga ubutaha ukuntu muteye namwe muri izi n'utu twana tw'uduhungu
ibi bigore byirirwa bibashuka birwaye amasida benshi baba barwaye sida ibi bigore bibashuka birwaye sida nigeze ngo bapfubuze bizabakora kuvuga undeba nje ndibaba uri kubwira basanga nawe uriwe ndi kubona usa nawe ikindi mukore subscribe like share ndetse na comment mujye no kuri Fan TV 50 mukore subscribe ndabakunda kandi mujye mugoza kunshyigikira nanjye ntangire kurya YouTube ariko utazajya no kuri ya mihanda wange reka tugushimire cyane kandi kubaganire na sibyo rata ako ko ari bwo mbere tuganiriye ko wagira ngo uranzi wowe nzi ni cameraman muziranye mutese mbona nyine kuri social media dujya duhurira kuri tera agiye gukamera ni ubwa mbere umbonye nibwo bwa mbere ngo abundi witwa nde kutanyibwiye Yesu nivugo sura bisubiramo mbimbwire narebe Bana byabyivuga nk'ibya Tibrez umuntu avuga akagira ngo ari kurapa mbwira izina rya mama wa papa yakwise cyangwa mbwira iryo abantu bakuziho nanjye iryo nkumenya apana kuvuga ngo birabe nawe nabifata mu mutwe njye nitwa Kesi Kesi mwabantu uzukuru umuhungu ari icyuki nubwo ari inyuma ya kamera niba ari umukobwa uri kureba kino kiganiro uyu muhungu ni inzobe afite ikiroso cya danje kandi abakobwa muragikunda ni muremure ni bogari umuntu wese ufite yerekwa ritambutse amwandikire cyangwa abwire cameraman arimo arabeshya kugira ngo mutazamumuteretse